akaga gaterwa no kutamenya. Akaga gaterwa no kutamenya amateka yacu y'igihe cyashize. Ubunararibonye bwose bw'ukuri mu byerekeye inyigisho z'idini buzaba buriho ikimenyetso cy'Uwiteka. Abizera bose bakwiye kubona ko ari ngombwa ko basobanukirwa n'ukuri buri muntu ku giti cye. Tugomba gusobanukirwa n'inyigisho twigishijwe mu buryo bwitondewe kandi dusenga. Neretswe yuko mu bantu bacu harimo benshi badafite icyo bazi ku byerekeye uko ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwatangiye, bwahagurutse n'iterambere ryabwo. Hariho ubukene bukomeye bwo gushakashaka mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe, maze abantu bakabyiga bitonze kugira ngo bamenye ibyanditswemo. Nanone abo duhuriye kuri iyi nyakiramajwi cyangwa kuri iyi cano y'umucyo w'isabato, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Nanone reka dufatanye gushimira Imana yaturinze mu bihe byose bitambutse, kandi ikaba yaraturindiye mu byigisho byose byatambutse bigatambuka nta nkomyi. Imana ihabwa icyubahiro. Twarebye icyigisho cyacu cyatubwiraga ibijyanye n'amahitamo, kandi twabonye yuko mu mibereho ya muntu iteka ryose igenda irangwa n'amahitamo. Amahitamo meza cyangwa mabi, kandi twabonye ko guhitamo neza bihwana n'ubugingo buhoraho, ariko guhitamo nabi bihwana n'urupfu. Rero twagiye tureba amateka y'itorero, uburyo twabonye igitabo kibumbatiye amateka y'itorero guhera mu itangiriro ry'itorero rya mbere. Twari tugeze ku itorero rya gatatu, kandi twabonye yuko itorero ryagiye rigereranywa n'ifarashi. Tubona uburyo ki ku gice cya mbere, ku gice cya gatandatu umurongo wa mbere hagaragaza, n'uwa kabiri hagaragaza ifarashi y'umweru, aho twabonye ko iyo torero ryagiye rinesha kandi rigahora rinesha. Hanyuma ku itorero rya kabiri, ifarashi itukura, twabonye ko ari ifarashi rwose yari isizwe amaraso, kandi twabonye ko ririya torero naryo ryeza imbuto, ku buryo gupfa kw'abantu b'Imana kwagiye kubyara abandi bakirisitu. Twaragiye rero tugera ku itorero rya gatatu, aho twabonye yuko iyo farashi ngo yari umukara. Twabonye yuko ariho hatangiye guhinduka ibintu byinshi. Twabonye yuko itorero ryadohotse cyane, kandi ko kwizera kwaryo kwadohotse mu rwego rwo hejuru guhera muri 323 nyuma ya Kristo. Rero tugiye gutangirana n'ifarashi ya kane, cyangwa se itorero rya kane. Mbere yuko twinjira rero muri icyo cyigisho, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, umwami wacu kandi Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushima nanone yuko utugaruye muri iki cyigisho kitugaragariza amateka y'itorero mu bihe byaryo byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba nanone kugira ngo ko tugiye kwiga iki cyigisho, umwuka w'Imana atubere umuyobozi n'umwigisha, ari jye ugiye guhinduka umuyoboro. Ndagusaba kugira ngo unyuzuze umwuka wawe,
kandi umwuka w'ubwenge yuzurire muri jyewe, kandi abumva ndetse n'abazakurikira twese tuzarusheho kunguka, bityo bidutere kugira amahitamo meza. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dutangirane n'amateka y'itorero rya kane. Reka tugere mu gihe cya kane cy'amateka y'itorero, aricyo kigereranywa n'ifarashi y'igitare igajutse. Ibi bintu biratangaje. Ikintu kigajutse ni ikintu gifite ibara ridasobanutse, ntabwo cyera, si umutuku, si n'umukara, ahubwo ngo kigize gute, kiragajutse. Aya magambo tugiye gutarangirana n'Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 7, turasoma n'uwa 8. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kane, numva ijwi ry'ikizima cya kane rivuga riti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu. Ngo yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota. Urumva, Rupfu na kuzimu bahabwa 1/4 cy'isi kugira ngo babicishe iki, inkota. Ndetse si inkota gusa, ahubwo n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Mbega ifarashi, ni ifarashi itangaje, ni ifarashi itangaje cyane. Reka tuze turebe. Ukwizera gupfuye nicyo kimenyetso cya kane. Icyo gihe cyabayeho ukwifatanya kwa Kiliziya na leta. Ubwami butagatifu ngengabihugu bwari bumaze gukura, maze bukomatanya idini na politiki. Na n'ubu idini na politiki byunze ubumwe. Mbese biragaragarira amaso, ababireba mbese babasha kubibona. Ariko reka mbabwire ko Bibiliya yatubwiye neza, ikatubwira yuko abazi ubwenge aribo bazabimenya. Reka tuze turebe uko byagenze. Itegereza amagambo akurikira: ubukristu buhinduka idini ryemewe, busimbura ubupagani mu bwami mpuzabihugu bwa Roma. Ariko reka mbabwire, ahangaha itorero rimeze nk'irihinduye inyito. Ubundi Yesu avuga itorero, ariko ahangaha haje inyito ivuga idini. Ubundi idini n'itorero bitandukana biti? Idini n'itorero biratandukanye, kuko itorero nyine ni ikintu cyatowe, ni ikintu cyatoranijwe mu bindi bintu bitandukanye. Rero ahangaha itorero ntabwo ryari rikiri ritoranijwe, ahubwo ryahindutse rwose idini riyobowe n'imihango yashyizweho, ariko ritayobowe n'ibyanditswe byera. Naho itorero ry'Imana ryo, umurongo waryo ngenderwaho cyangwa amahame yaryo ngenderwaho ni ijambo ry'Imana, ndetse n'ibihamya nk'uko twabibonye. Rero ubukristu uko bwabayeho mu bihe by'umwijima bwakwitwa ubupagane bubatije. Ubupagane bugize bute? Bubatije. Byavuye mu gitabo cyitwa Amateka y'Itorero, ikinyejana cya 2,
igice cya 2 umugabane wa 7. Wibuke ko icyo gihe byari bibuzanyijwe ko abantu bashyikira ijambo ry'Imana, kandi nk'uko twabivuze amacapiro yari atagize gute, yari atariho, cyangwa se ntayari yakaboneka. Abantu bakurikiraga imigenzo n'imihango ya gipagani yari yaracengeye mu itorero. Ibi tuvuga rwose ntabwo ari ibintu duhimba, ntabwo ari ibintu byo gusebanya, ahubwo amateka arabyemeza neza. Itorero rya Roma ryonyine niryo ryari rihari. Tubibutse kandi ko ibi tuvuga atari ibyo gusebya abantu, ahubwo gahunda bayobotse uko iteye ubwayo niyo tubonamo amakemwa. Mu by'ukuri gahunda niyo yari ifite ikibazo, cyangwa se nayo ifite amakemwa. Ku isi hariho ababikira, abapadiri b'idini rya Gatolika, n'abayoboke benshi b'imfura bo muri iryo dini bakunda Yesu kandi bashaka ukuri. Birakwiye rero gusobanukirwa n'impamvu turi aha, nicyo turimo gukora umunsi, nicyo turimo kwiga ubu ngubu. Turashaka kumenya kuko icyigisho cyacu cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo akaga gaterwa no kutamenya. Umuntu iyo atamenya iyo yavuye ntago amenya iyo ajya. Rero mu by'ukuri kumenya ni ngombwa, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko tuzamenya ukuri, kandi ukuri akaba ariko kuzatubatura. Iki cyari igihe kibi rero cyane cyo kudohoka, igihe kiruhije cyane cy'akarengane k'ubwoko bw'Imana, kuko umuntu utaremeraga kugendera mu mabwiriza y'imihango cyangwa se ibindi bintu bitari amahame ya Bibiliya bahuraga n'akarengane nk'uko twabibonye ku ifarashi ya 2. Rero iyi niyo mpamvu icyo gihe cyitwa igihe cy'umwijima, cyangwa se ibihe by'umwijima. Rero icyo gihe icyo amateka tubwira ni uko abakristo miliyoni zirenga 50 bishwe bahawe kwizera kwabo. Hano reka turebe intambwe zerekeye ku kudohoka. Intambwe zerekeye ku kudohoka, imigenzo, ukwicuza ibyaha, ibi byakorwaga rwose mu buryo bunyuranyije n'amahame ya Bibiliya. No kubabarira ibyaha byacengeye muri kiliziya. Abantu bashoboraga gutanga amafaranga bakagura imbabazi ngo bene wabo bave muri purugatori, cyangwa washoboraga gutanga amafaranga ugahabwa uburenganzira bwo gukwepa purugatori mu gihe cyo gupfa. Urwo narwo ni urugero rw'upagani mu itorero rya gikirisitu. Kandi ahangaha reka twongere twiyibutse yuko agakiza ari ubuntu. Na kiriya gihe agakiza kari ubuntu, ariko abandi bantu bishakiye inzira zo kuborohereza agakiza, kandi mu by'ukuri ndetse n'ibi byari bikomeye. Bibiliya tubwira yuko dukwiye kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara, kugira ngo tubabarirwe. Ariko Kiliziya Gatolika rwose yabigenje ukundi. Inshuti z'Imana, ijambo ry'Imana ntiryigisha purugatori. Nta na hamwe wabona ijambo purugatori mu ijambo ry'Imana. Ntaho
uhereye mu itangiriro ukageza mu gitabo giheruka ibindi aricyo turimo, naho wasanga ijambo purugatori. Amashusho yinjiye mu itorero, inzego za kiliziya n'amahame yishyiriyeho byaracengeye. Umuntu yabaza ati none se ukuri kw'Imana kuzakomeza gukandagirwa ubuziraherezo? Niyo mpamvu turi muri iki kiganiro cy'umucyo w'isabato, ni ukugira ngo twimakaze kumenya, ni ukugira ngo twimakaze kumenya, ni ukugira ngo twirinde akaga gaterwa no kutamenya. Rero igisubizo ni wowe. Ntabwo itorero ry'Imana rizahora mu mwijima iteka ryose, ahubwo umucyo w'ukuri uzatamurura umwijima, kandi abantu bazatera intambwe bongere bavumbure ukuri kwazimiriye muri bya bihe by'umwijima. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ukuri kuzahora kwihishe. Bibiliya iratubwira ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Niko kuzaba batura. Rero turashimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi yuko ukuri kw'Imana kurahari, kandi n'abagomba kukubwiriza n'ab'Imana yari yabatoranije. Rero reka twongere turebe uko byagenze, kuko igihe cyarageze habaho igihe cy'ubugorozi. Mu gihe cy'ubugorozi rero ukuri kuboneye kwa Yesu kwatangiye kujya ahagaragara. Imana ishimwe. Nk'uko n'uyu munsi kurimo kugenda kujya ahagaragara, kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, ngo hahirwa n'uwumva amagambo y'ubuhanuzi, ngo kuko igihe kiri bugufi. Rero nshuti z'Imana, abafashe iya mbere mu gutera intambwe bava mu bihe by'umwijima ni abitwa Abavodowa, ahagana mu myaka y'1400. Bongeye kuvumbura ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Bibiliya ni ingenzi cyane. Ijambo ry'Imana ritariho, inzandiko z'urukundo zirimo ntizibeho, ntawamenya aho yerekeza ubu buzima, cyangwa se bene magambo ntawamenya aho ashinga ikirenge. Ijambo ry'Imana ridahari, ntawamenya aho ashinga ikirenge. Rero mu majyaruguru y'Ubutaliyane havugwa abawaridensi cyangwa se Abavodowa bizeraga Bibiliya. Ijambo ry'Imana cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi atugaragariza ko bakopororaga Bibiliya n'intoke, maze ibice byayo bakabiha abana babo, maze ibyo bibondo cyangwa se abana babo bagakwira mu mijyi minini y'i Burayi bitwaje iryo jambo ry'Imana ridodeye mu myenda yabo. Imana ishimwe cyane. Mbese bari bafite umuhati? Igisubizo ni yego. Kandi ndasaba Imana kugira ngo uwo muhati wo kugeza ubutumwa ku bandi, ku baturanyi bacu, ku nshuti zacu, wongere kuboneka, maze bagashyikiriza iyo mirongo yo muri Bibiliya inshuti basanze mu isoko cyangwa se muri za kaminuza. Ariko rero kwabaga kwigerezaho cyane, kubera yuko waramukaga afashwe bamuzirikaga ku giti bakamutwika. Iteka ryose umucyo uboneka biruhanyije, kandi iteka usiga habonetse ibitambo. Nubwo benshi bajimije ubuzima bwabo, abawaridensi babonaga ko kuri bo ari amahirwe ko umurimo w'Imana wakomeza kubaho. Imana ishimwe.
nubwo bamwe bagiye batakaza ubuzima bwabo, ariko umucyo wakomeje kugenda uboneka. Rero reka mbabwire ko nyuma y'aba waridensi hadutse umugorozi wigishaga Bibiliya mu mujyi witwa Purage. Uwo ni Yohani Husi, Imana ishimwe. Ngira ngo abasomye Intambara Ikomeye, amateka ya Yohani Husi mwarayizi. Rero Yohani Husi hamwe na bagenzi be, hamwe na mugenzi we witwa Yoramu, bavumbuye igitekerezo kivuga ko kumvira Imana ari byo byiza kuruta kumvira itorero cyangwa umuntu. Imana ishimwe cyane. Aba bagorozi rero nabo bitewe no guhagarara batajegajega ku ngingo yo kumvira, bitewe no kwizera ko iby'Imana idusaba ari byo bigomba gukorwa mu cyimbo cyo gukurikiza imihango y'itorero, baratwitswe. Bagize gute? Baratwitswe. Turi mu gihe cy'ifarashi igize gute? Igajutse. Abo bantu ngo bagendaga bavumbura ukuri, baratwitswe, ariko ukuri kugakomeza kukajya mbere. Baratwitswe, barapfa, umuyonga wabo ujugunywa mu mugezi, utembera mu nyanja ya Mediterane. Hari inyigisho zitari nke, ubugorozi bwakwije ku isi yose. Imana ishimwe. Aya magambo muzayasanga mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku mateka y'aba bagorozi. Rero Husi na Yoramu bamaze kuzirikwa ku nkingi no gutwikwa, mu Budage hadutse uwitwa Martin Luther. Ihame ryo muri Bibiliya yavumbuye ni ugukizwa n'ubuntu bwonyine kubwo kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ngira ngo no mu gitabo cy'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 harabigaragaza neza yuko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo hatagira umuntu wirarira. Hari ababajije ngo ni kuki Luteri atavumbuye amahame y'ukuri yose yari yaribagiranye mu bihe by'umwijima? Bibiliya niyo igiye kuduha igisubizo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana mu gice cya 16 umurongo wa 12, Yesu nawe yabwiye intumwa ze, arababwira ati ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Rero ntabwo byashoboka ko umucyo wazira rimwe icyarimwe. Ahari waduhuma amaso. Izuba iyo rirashe riza buhoro buhoro, ndetse twavuga yuko izuba ritangira kuva umuseke urashe. Ahari ubwo bushakashatsi abantu bazabugerageze. Izuba ritangira kurasa ari uko umuseke urashe, ari uko umuseke utungutse. Buryo umuseke utungutse n'izuba riba ritungutse, ariko rigenda riza buhoro 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 kugeza igihe rikwiriye ku misozi. Ni nk'uko Bibiliya yavuze mu rwa 2 rwa Petero igice cya 1 ndakeka ku murongo wa 19, ahavuze ngo dufite ijambo ry'Imana rirushaho gukomera, ngo tuba dukoze neza nituryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza cyangwa se rimeze nk'umucyo umurikira ahacuze umwijima, ngo kugeza, ni ukuvuga yuko harimo igihe kirekire, ngo kugeza ubwo inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yacu, kandi iyo nyenyeri ni Yesu Kristo. Rero icyo ijambo ry'Imana rikora mu mutima w'umuntu ni ukwirukanamo umwijima, kandi uwo mwijima ntabwo uvamo uwo munsi,
ahubwo uko tugenda twiga ijambo ry'Imana ni umucyo ugenda urasa kugeza igihe Yesu kugeza igihe umucyo uzirukana ijoro, Yesu akaza akicara mu bitekerezo by'umuntu. Imana yahabwa icyubahiro. Rero gutahura amahame y'ukuri yo muri Bibiliya yibagiranye byatwaye igihe. Mbese urebye uko igihe byatwaye igihe kugira ngo umucyo uzimire, ni nako byagombaga gutwara igihe kugira ngo umucyo wose wongere kujya gute, wongere kugaruka. Byagiye rero biza intambwe ku ntambwe cyangwa se intambwe ku yindi. Uko byatwaye imyaka amagana kugira ngo dutakaze kwizera kwa Yesu mu bihe by'umwijima, nanone kongera kuvumbura ayo mahame y'ukuri byagombaga gutwara indi myaka myinshi. Rero Lutero amaze gupfa, abamukurikiye bashingiye ku nyigisho ze maze bahanga itorero ry'Abaluteriyani, kandi kuri bo ubugozi bwa Luteri bwahagaze akimara gupfa. Mbese bivuze ngo ntabwo bakomeje gushakashaka umucyo. Luteri amaze gupfa nawe azira uyu mucyo, ntabwo bamukurikiye, ntabwo bakomeje gushakashaka umucyo. Rero nyuma y'Ubudage, reka dusimbukire i Geneve mu Busuwisi. Aho turahasanga nanone umunyeshuri wa Bibiliya witwaga Yohani Calvin cyangwa se Calvin. Reka turebe nawe icyo Imana yamukoresheje, umucyo Imana yamuhaye. Mu kwigisha kwa Calvin rero yavumbuye igitekerezo gikurikira kivuga abakristo ntibagirirwa gusa ubuntu n'imbabazi. Yagaragaje ko abakristo batakira imbabazi z'Imana gusa cyangwa se batababarirwa gusa, ahubwo bituma begera intebe y'ubuntu badatinya, ahubwo yanagaragaje yuko bakura cyangwa se bezwa mu yandi magambo. Nuko rero Calvin yigishije inyigisho yo gukura, bamwe bita kwezwa. Iyo twakiriye Yesu aduha n'ubushobozi bwo gutsinda icyaha, Imana ishimwe, ariko kwezwa cyangwa se ariko gukura. Nuko abantu b'Imana ntibakomeze guteraganwa n'imiraba n'inyigisho z'uburyo butandukanye. Rero Calvin amaze gupfa, abayoboke be bashingiye ku nyigisho ze bashinze itorero ry'Abapresbiteriyeni. Urareba rero ko nubwo ukuri kwazimiriye mu bihe by'umwijima, igihe cyarageze kurongera gutangira kubyutsa umutwe. Ni ukuvuga ngo umucyo wongeye kurasa buhoro 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 buhoro. Rero nyuma ya Calvin hari abizera bo mu bihande by'i Burayi bw'amajyaruguru biyigishije Bibiliya, bagera ku mwanzuro ukurikira mu cyimbo cyo gusuka amazi ku gahanga k'uruhinja. Aribyo byavugaga umubatizo. Bivuze ngo n'umubatizo wari warahindutse, umubatizo wagombye gukurikira urugero Yesu yatanze yuko umuntu agomba kwifatira icyemezo ku giti cye cyo kubatizwa, kandi akabatizwa mu buryo bwo kwibizwa mu mazi menshi. Abo ngabo ni abiswe abagaruye umubatizo, ni abitwa Anabatisite. Mbese ubwo ngubwo mu by'ukuri turimo kugenda ubuturo bwera. Nanone ukurikiye ibijyanye n'uburyo ubuturo bwera bwari bwarasenyutse,
muri Daniyeli igice cya 8 ubwo ubuturo bwera hagiye haboneka abagorozi b'uburyo butandukanye bagiye basana ubuturo bwera bagaruraho iki cyangwa kiriya bagaruraho iki cyangwa kiriya, ubuturo bwera bugenda busanwa. Turi burebe ukuntu natwe twagize uruhare rwo kongera gusibura inzira zijya mu rugo. Umubatizo wo kwibizwa nk'uko Yesu yabatijwe, iryo hame ry'ukuri ryari ryaribagiranye mu bihe by'umwijima, dore ko rishushanya gupfa ku cyaha no kuzukira ku bana n'Imana mu bugingo bushya. Imana ihabwa icyubahiro. Abaroma igice cya 6:3 kugeza ku wa 4 haratubwira ngo ntimuzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe, nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya, kugira ngo tubatizwe nk'uko Yesu yabatijwe, tugomba kumwigiraho. Imana ishimwe. Kwicuza ibyaha no kwemera Yesu nk'umukiza wacu, benshi muri abo bana Batisita barishwe. Bishwe kubera iki? Bishwe kubera ririya hame. Bishwe bazira kwizera kwabo. Baze kwizera kwabo kwababwirizaga kugera ikirenge mu cya Yesu, bakabatizwa nk'uko Yesu nawe yagize gute? Yabatijwe. Uko niko itorero ry'Ababatisita ryatangiye mu kwiyoroshya. Amagambo aboneka muri Matayo igice cya 28:18 kugeza ku 19, isomo twarigarutseho cyane. Haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Yesu yasabye itorero rye kugenda kwigisha no kubatiza no guhindura abantu abigishwa. Rero abagorozi b'Ababatisita baratumitse nk'uko natwe tubigenza muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo bumviye umuhamagaro, bumviye ijwi ry'Imana kuri iriya ngingo. Imana ishimwe. Rero urabona yuko buri torero ryagiye rivumbura ukuri kwirengagijwe mu bihe by'umwijima. Uko bagendaga bavumbura ayo mahame y'ukuri, abayoboke babo bishyiraga hamwe. Uko niko amatorero manini y'Abaprotestani yavutse, nk'Abaruteri, Abapresbiteriyani n'Ababatisita. Nyuma umugabo witwa Yohana Wesley wo mu Bwongereza atangira kwiga cyangwa se atangira gusoma Bibiliya. Umuvandimwe we Karoli yanditse indirimbo nziza zihimbaza Yesu, maze bumva ari byiza kuziririmba mu rusengero. Banabonye ko kwakira impano y'agakiza ku buntu atari byo byonyine by'ingenzi, ko ahubwo bagomba kumvira Imana kandi bakabatizwa bakanakurira muri ubwo buntu, ariko ko byose bigomba gushingira ku ijambo ry'Imana ngo babe bera. Ngo byose byagomba gushingira hehe? Gushingira ku ijambo ry'Imana. Rero Yohana Wesley yari umugorozi mukuru, maze amaze gupfa abari kumwe nawe bafata ibyo yari yaratangiye n'ibyo abandi bagorozi bari barigishije, maze bahimba itorero ry'Abametodisite. Uko niko itorero ry'Abametodisite
ryavutse, rya rindi twabonye yuko umuhanuzikazi w'Imana Ellen White yarimo mu bihe bya mbere. Nuko mu mpande zitari zimwe zo muri Amerika y'Epfo, mu Buraya, muri Amerika y'Amajyaruguru, abantu batangiye kwiga ku byerekeye kugaruka kwa Yesu. Reka turebe ku wundi mugorozi. Uwo ni umugorozi witwaga William Miller wo muri Amerika ya ruguru, yize iby'amasezerano ya Yesu yo muri Yohana igice cya 14, akubitiraho kwiyigisha ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe ku ngingo yo kugaruka kwa Yesu kwegereje. Nuko bashingiye ku byo abawaridensi bigishije byerekeye kuri Bibiliya no ku nyigisho za Husi ku byerekeye kumvira, bashingira ku nyigisho za Luteri zerekeye ubuntu, bashingiye no ku nyigisho za Calvin zerekeye ukwezwa cyangwa se ugukura, bashingiye no ku nyigisho za Anabatiste zerekeye umubatizo, no ku nyigisho za Wesley zerekeye ugutungana. Uwitwa Miller yongeyeho irindi hame ry'ingenzi rirebana n'uburyo kugaruka kwa Yesu kwegereje. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nyuma ya Miller, muvoma ya Kidivantiste yarakomeje, bagenzi be nabo bavumbura ko iyo umuntu apfuye aba asinziriye muri Kristo ategereje izuka. Bibiliya isobanura neza ko ibyo bitotsi bigarukira ku muzuko. Mbega ukuntu bizaba ari byiza abakunzi batandukanye nibongera kubonana. Abadivantiste ba mbere bavumbuye muri Bibiliya, icya mbere bavumbuye yuko urupfu ari ibitotsi. Mu gihe twabonye yuko mu gihe cy'umwijima bavuze ngo uwabaga yapfuye yabaga yagiye mu ijuru cyangwa ari muri purgatori. Icya kabiri, Yesu ko yari hafi kugaruka. Icya gatatu, uburyo azazura abapfuye igihe cy'izuka nikigera. Imana ishimwe. Urwambere rw'Abatesaloniki igice cya 4 umurongo wa 16. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Imana ishimwe cyane. Rero nyuma ya William Miller, abemeye byo kugaruka kwa Yesu bavumbuye amagambo ya Yesu yo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, havuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanyu. Namwe murumva ko kugirana isano n'urukundo na Yesu ntako bisa n'umugisha, mbese mu yandi magambo, kuko tumukunda nta cyatubuza rero gukomeza amategeko ye. Ntabwo ari amwe muri ayo mategeko, ntabwo ari iri cyangwa ririya, ahubwo ni buri tegeko ryose uko ryakabaye. Rero reka turebe ibyo Yesu avuga muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 9, aho bavuze ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mbega ukuntu ariko bimeze muri iki gihe. Mbese abantu basenga Imana? Igisubizo ni yego, ariko mu by'ukuri icyo bakurikiza ni amategeko y'abantu aho gukurikiza amategeko y'Imana. Icyo umuntu avuga si cyo ngombwa, ahubwo icyangombwa ni icyo Imana ivuga. Ku byerekeye rero kuramya, tugomba kuramya Imana ku isabato, ari wo munsi yihitiyemo. Icyo ni cyo Imana ivuga.
ntabwo tugomba gukurikiza ibyo umuntu avuga. Ni umunsi udasanzwe yaduhaye. Uko aya mahame y'ukuri yagiye avumburwa, niko abantu bagiye bishyira hamwe maze bashinga itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Yesaya igice cya 58 umurongo wa 3 n'uwa 14, hari hateganije ko hazabaho muvoma yo gusiba icyuho cyaciwe mu mategeko. Iryo somo rivuga kuri uwo munsi udasanzwe. Yesaya 58 umurongo wa 13 n'uwa 14, nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imana yagucyubahiro. Mbega amagambo akomeye ngo yavuye mu kanwa kandi ngo akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Niko kayavuze. Rero Uwiteka avuga yeruye ko kuri uwo munsi tudakwiye gukora. Aya ni amagambo yavuye mu kanwa k'Uwiteka. Uwiteka bivuga yeruye yuko tugomba kugira icyo dukora kuri uwo munsi, nta kujya mu mirimo izana inyungu kuri uwo munsi, nta kujya mu bitunezeza ubwacu kuri uwo munsi. Ni umunsi wera wo kuruhuka. Nidushyira Imana imbere ku isabato, tuzasabagira mu byishimo kuri uwo munsi. Isabato iranezeza, Imana ishimwe. Nta kimana itwambura, ahubwo iduha umugisha udasanzwe kuri uwo munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese mu by'ukuri ni nk'uwaguha konje kandi ugahembwa. Ni umugisha rero. Ivuga ko izaduha kurambagira mu mpinga z'igihugu. Mbega umugisha tuzabona nitugira Imana nyambere mu bugingo bwacu, nidukurikira Imana kandi tukubahiriza isabato nk'uko ibidusaba. Ni ukuri tuzabona umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Igitabo kimwe cy'umwuka w'abahanuzi kivuga yuko iyo abatuye isi bubahiriza isabato, ko nta muntu wari kuboneka mu isi uramya ibigirwamana. Ariko kubera yuko abantu batitaye ku muremyi, isi yose yohotse mu bigirwamana. Rero kuri buri hame nyakuri ryose Imana yigishije muri Bibiliya, Satani nawe yaryiganye macuri. Kuri buri hame ryose Imana yavuze, Satani nawe yagiye agerageza gushaka kuryigana. Rero Imana ivuga ko iyo dupfuye dusinzirira mu gituro. Noneho mu gucurika iryo hame, Satani we avuga ko abapfuye bajya mu ijuru cyangwa mu muriro cyangwa muri purugatori. Mbese aba yabicuritse? Igisubizo ni yego. Imana ivuga ko umubatizo ari ukwibizwa mu mazi menshi. Satani nawe ati kuminjagira mu gahanga. Imana yatanze amabwiriza yerekeye ubuzima. Satani nawe ati ayo mabwiriza yavuyeho. Mbese murumva uburyo Satani agenda acurika amahame y'Imana? Rero ihame nyakuri ryose Satani aribonera ihame macuri, maze ugasanga inyigisho zabaye urudubi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryongera gutanga imiburo yuko abantu b'Imana bari muri urwo rudubi bagomba kurusohokamo, binyuze mu isomo
iri mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 12. Igitabo cy'Ibyahishuwe kivuga ko arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, kandi aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Mu buhanuzi, Babuloni isobanurwa n'ubundi urudubi rw'amadini. Reka rero abantu b'Imana bari muri uru rudubi bitabe guhamagarwa kw'Imana kugira ngo basohoke muri Babuloni, kugira ngo badafatanya n'ibyaha byawo. Imana ishimwe cyane. Mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4, aho niho hari irarika rihamagara abantu b'Imana ribavana muri urwo rudubi, ribamenyesha ukuri kugira ngo kubabature, kandi ribavana mu kaga gaterwa no kutamenya. Aravuga ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo. Mbese muri Babuloni hariyo ubwoko bw'Imana? Igisubizo ni yego, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Imana ishimwe. Imana irahamagara ngo ubwoko bwayo buve mu rudubi, bwe gufatanya n'ibyaha bya Babuloni. Nshuti, ubu ngubu Yesu araduhamagara, araguhamagara, arahamagara umuntu wese wumva aya magambo. Ubu nicyo gihe cyo guhagararira Imana, ni igihe cyo gusohoka, ni igihe cyo kuva muri ubwo rudubi, ni igihe cyo kumenya ukuri kukatubatura, ni igihe cyo kumenya ibyanditswe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe amagambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 47, ahavuga ngo bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye Umwami Imana ikabongerera bakizwa. Imana ishimwe. Ndasaba Imana umuremyi w'ijuru n'isi kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ngiki ikomeze kutwongerera abakizwa binyuze muri iri jambo ry'Imana, binyuze muri iki kiganiro, binyuze kuri iyi platform y'umucyo w'isabato, ndetse n'abandi bantu bose Imana yikoreje umutwaro w'uyu murimo, kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bukuye ruhande, tubwira abatuye isi urukundo rw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwa mbere rwakuwe n'igice cya 12 umurongo wa 13, kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Imana ishimwe. Ubu bumwe Imana yadusabiye muri Yohana igice cya 17 n'uyu munsi nibwo iduhamagarira. Ntabwo hakwiye kubamo ibice, ntabwo hakwiye kubamo kwitandukanya, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe mwuka umwe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka rero umuntu wese twari turi kumwe kuri uyu murongo, umuntu wese wumvise iyi miburo ituruka mu ijambo ry'Imana, twese twumvire irirarika ryo gusohora abana b'Imana mu rudubi rw'amadini, cyangwa gusobanukirwa, kumenya guhitamo mu yandi magambo. Reka twese Imana ibidushoboze. Ibyo ni byo sabira umuntu wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye amagambo y'ubugingo wongeye kunyuza mu matwi yacu no mu bwenge bwacu. Turagusaba cyane kugira ngo Umwuka Wera ayandike mu bitekerezo byacu, kugira ngo adutere kumenya, adutere kubaturwa,
adutere guhindura imibereho, guhindurirwa imico, guhindurirwa ingeso, kugira ngo ku iherezo ry'uru rugendo tuzaraganwe n'abera. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen.